ari muri za nyigisho ariko nta kibazo ufitanye nazo mbiyo ukubise ku musaya umwe harya ngo urahindura ukagira ibyo ntabyo ndimo mumbabarire mu nyumve nta n'uwo mbisabye ngo ariko bigira rwose ku musaya umwe nugira amahirwe urasigara uri muzima rwose ibyo niyo dini ya ufite amaboko urakora kandi iyo wakoze nagutinda kubona umusaruro twebwe nk'abanyarwanda twiherewe imana atugira inama kandi zigira akamaro mugiye wacu impanuro inama duha tuza kwema kuzikurikiza ibyo wakora byose ufite umuntu kuri hafi kugira inama ibikorwa wakoze ntabwo bitinda kugaragara mubyeyi wacu impanuro inama duha tuza kwema kuzikurikiza ibyo wakora byose ufite umuntu kuri hafi kugira inama ibikorwa wakoze ntabwo bitinda kugaragara mubyeyi wacu impanuro inamuduha ntituzahwema kuzikurikiza igihe kimwe igihugu cy'u Rwanda cyari gifite ibindi bihugu by'abaturanyi byareba iterambere ry'u Rwanda ukuntu ryiruka ngo ahandi bakura umutungo ngo ni mu gihugu cy'abaturanyi mubyeyi wacu impanuro inamuduha ntituzahwema kuzikurikiza ibyo wakora byose ufite umuntu kuri hafi kugira inama ibikorwa wakoze ntabwo bitinda kugaragara mubyeyi wacu impanuro inamuduha ntituzahwema kuzikurikiza ibyo wakora byose ufite umuntu kuri hafi kugira inama ibikorwa wakoze ntabwo bitinda kugaragara amaboko ubwenge ibitekerezo ukayoborwa n'umuntu muzima utandukanye n'uwo abandi uzikurikiza ariko tutagira ubwenge bwo kuzamura igihugu cyabo abandi bari mu magambo mubyeyi wacu impanuro inamuduha ntituza kwema kuzikurikiza ibyo wakora byose ufite umuntu kuri hafi kugira inama ibikorwa wakoze ntabwo bitinda kugaragara mubyeyi wacu impanuro inamuduha ntituza kwema kuzikurikiza ibyo wakora byose ufite umuntu kuri hafi kugira inama ibikorwa wakoze ntabwo bitinda kugaragara impanuro inamuduha ntituzahwema mubyeyi wacu impanuro inamuduha ntituzahwema